Aya! Hey! Mega King Association presents dufatanyije na Mega 5 Studio tungo hafi ku isonga. We back again, back in action. No time to lose, stay for money. Nicyo giherekanze mbatemo sasa ya filime yanyu mwansabye. Si byose mambo vipi bajama banjye? Aho wicaye ngo vuga ati nwi mambo vipi? Dita tureba igice cya gatatu cy'umujinya wumusazi. Rimwe narayibahaye ndetse na kabiri none angiye guhita mbereza igice cya gatatu. Warebye nyishe wumva nyishe. It's time to see movie. Dufatanyije na Mega 5 Studio. Reka duhite dutangira. Mega King, we back again. Igice cya gatatu umujinya wumusazi. Haha. Mambo vipi? Ibi byose mwarabibonye. Umusazi bamwaka indazi, bamwaka na telefone. Ni hano twasoje. Reka duhite dutangira. Icyo nzi cyo aracuwambaye. Tungo Films, Tungo Comedian. Wisabwa gukora subscribe kuri Tungo Comedy. Gashoka Group ni Gashoka TV show. Iri ni itsinda rifasha ryabafashije kugira ngo iyi filime itunganye cyane. Duhite dutangira twitonze neza cyane. Mambo vipi? Neno reka nze mbakoremo akazi. Arega none ahangamba manza kwikina ariko ndabizi cyane. Ariko murankunda sibyo? Reka Mega King mbatemo umuzigo noneho ku buryo muzagenda mwirahira. Yakora by the way. Mega King Association present Tungo Films, Tungo Comedian. Ukora subscribe. Gashoka Group. Reka mite mbakuramo akazi. Dore ibisore dutangiranye nabyo. Iki ni igice cya gatatu. Ibisore byo muri minsi bisigaye byarakoze agatuza. Ibisore by'iyi minsi si shahu. Sasa uko dutangiye filime yacu witonze, dutangiranye abasore bane. Murababone ibisore byo muri iyi minsi shahu ngo bisigaye byarakoze agatuza mu byitondere. Abasore hagamba nanjye. Tugaruke kuri uruhande. Hari wasa yihuta cyane. Dore cya gisambo nakubye ngiki gisambo kirategura my friends. Urabona ukuntu gisigaye cyambara neza sha. Cyaje mu barara hanga kuri cyo narebe filime. Kiza kihuta cyane. Nabye ngiki gisambo kiri gusaza imihanda n'ibipango. Andi kubona abasuru bafite. Witonde gato ya witonde amagambo anga witonze neza cyane. Cyaje kihuta cyane. Andi kubona abasuru bafite. Ndabona abasuru bafite. Nizera ko umutekano ari wose. Ikibazo. Wano ugira ikibazo. Ngaha dore hararinzwe. Ahanga hararinzwe cyane boss. Ngiye mungu ndi kubona umutekano. Wibuka hanga iki gisambo cyakurikiwe n'umusazi. Niko twarangije igice cya kabiri. Uyu mutipe amwatse telefone. Umusazi angaha yaje amukurikiye kurikira witonze neza cyane. Bisobize. Nsubiranyemo n'umugabo. Reka nsubire inyuma n'umupampe wanje. Umutekano ari sawa. Nizera ko umutekano ari sawa. Nawe ndabizi ari hano ngiye. Ndabizi kira gisambo hanga ndabizi ura musazi ari hano yankurikiranye. Amafaranga yanjye murabo. Mwe mukora akazi neza cyane amafaranga yanyu ndayafite ndayabahereza. Yes sir. Yego ndakumva fande. Bazanga n'igisambo barimo barakita fande. Kumbe. Yariko umucunga ari hano hafi. Genda bizi neza cyane umusazi ari hano hafi. Kuri cyo narebe filime witonze. Nsubiranyemo n'umugabo wanjye. Umutekano ari sawa. Nababwiye ngo ngaha tugiye kuhatwika iki ni igice cya gatatu. Ari hangange nawe ndabizi. Ndabizi hanga yankurikiranye. Niyo mu mucunga. Amafaranga yanjye murabo. Amafaranga yanyu ndabereza nimukora akazi kanyu neza cyane. Yes sir. Ndakumva fande. Kuba. Ari hano hafi. Ndabizi. Unamupata. Dore umusazi amanuka ngaha. Icyo ni iki numva. What is the problem? Ugiye
kuneka she. Rimwe pusha. Hey, kurikira urarebe. Itapfusha nta mikino. Ndashaka inzira nambuke, ngenda ndashaka gukurikirana uwo mfitanye nawe ikibazo. Ahangaha urahatambuka rukuru umurambo sha. Okay, reka nze turebe imbwa n'umugabo noneho. Kwa. Ubona umuginga sha. Rimwe. Hey. Akantu rimwe. Nica. Ntabwo munama inzira sha. Umusazi ahangaha nta mikino. Azikureyo. We. Amanza kure iza rubura. Uramubona ariko? Ngwino sha. Bamutama akantu. Umusazi yikangamo. Rimwe ni moja. Kirenza abagabo. Umusazi. Umusazi yarakaye. Aya bas. VFX Somalati. Itansereze. Nabyengwa iki ni igice cya gatatu cy'umujinya w'umusazi Intermission. Kuri cyunarebe igice cya gatatu Intermission. Bivuze ngo ahangaha filime nibwo igitangiye. Tugaruke uyu munsi wa none. My friends, murumva ariko filime idatangiye kunsaraza. Delekiti Tungo comedian wayoboye location wakatabaye. Sauti yake Mega King. Ariko mwe mwitonze, hari umuntu nje mbonye nitonze neza cyane. Unamupata, unamuona mwenye sauti yake. Mega King na Association present DJ Tuxe. Uyu mukobwa muramuzi cyane. Nawe yakagarutse mushase. Ko dutangiye hari uwarotaga byose mwarabibonye. Bamutwarira telefone. Ahita akangukira hejuru. Nabye ngo filime ni gitangiye. Kuri cyo narebe witonze. Iki ni igice cya gatatu. Umusazi yakangukiye hakuno. Bira byose twarebaga. Nibwo byarangiye. Ubwo tugiye kubireba. Mambo vipi? Wicare hamwe. Ukomeze igice cya gatatu cy'umujinya w'umusazi. Tugaruke kuri uruhande. Tugaruke kuri mwene ngango. Barakwereka ahangaha mwene ngango. Akazi kaciyemo neza. Urabona inzu asigaye ari mariko. Akazi byaje gucamo. Bamanza bagikubita imidoma ahangaha. Ndakeka akazi wagasoje ahangaha. Kumva ahangaha uyu barakwereka mwene ngango asigaye afite abapape. Muramubona cyane asigaye afite abapape. Ibintu byose aba yibye ahita bihereza ahangaha ababebi bakajya kubigurisha bagahita baza kumuseriva amafaranga. Televiziyo byose nabigurishije. Ndizera neza ko byose nabigurishije, dore amafaranga nayangaye. Bakira bose. Kuri kintu narebe igisambanga byaje gucamo sha. Kiracyasaza imihanda n'ibipangu. Baje bagikubita imidoma ahangaha. Nizere ko akazi wakarangije. Televiziyo byose nabigurishije. Ndakeka ya televiziyo na ya telefone nabigurishije. Wibuke ibintu yagurishije ahangaha nibyo yatse umusazi, niyo mpamvu ari maramuhiga. Okay, ndabona yuzuye, reka nguguriremo agafanta ujye kwitamo. Urakibona ariko? Sawa mukozi banyakubo. Murakoze banyakubo, igisambo nacyo gisigaye cyitwa banyakubo. Akazi byaje gucamo. Sawa mukozi rwose. Wakazi ujye ugakora nk'uwikorera nta kibazo. Yego. Igisambo ahangaha byaje gucamo. Ibyo mbabwira ngo akazi iyo wagakoranye umuhate ibintu bicamo neza cyane. Tugaruke kuri uruhande.
bamaneko baba bari mu kazi kose, aba bose murabazi. Igice cya mbere ndetse n'icya kabiri aba bose murabazi. Ntuzabona umuntu yifatishijwe kamera hariya cyangwa se yikoresha utuntu n'utundi. Abafite misiyo ariho mwabantu mwe. Okay, reka mpamagare bebe ahangaha ribe riza ringanize cyane kubera ko amafaranga kiyafite. Uyu musore yagukiniye muri filime yiswe 100% ahanganye na Srinivas Jihad cyangwa se umuzi nka Megastar Babu Jihad. Umusore bari bahanganye iyo filime mugende muyishake cyane, murayisanga kuri Gashoka TV show. Weko mbona unyibyimba bimeze bite? Urashaka iki hano wa mukaritasi we? Cyatazi icyo ni maneka arimo arabwira. Ngendi gushaka nimero 4. Nimero 4 uje kumureba mu biki wa mukaritasi we? Nimero 4 ari mu kazi. Genzanya amadosiye ahangaha. Tugaruka ahangaha arimo barajya imirabyo, bajya imirabyo. Yamwiyamagariye byaba bibi. Mubwira ni Mr. Otse uri kumurashaka ahangaha. Cara aho ngaho sha. Bimeze bite sha? Mr. Otse ari gushaka hano hanze. Mr. Otse ari kugushaka hanze. Wibuke ni maneko. Aba bose ni ba maneka. Wihanganye gato ibyo arimo araje, ari gusoza araje. Wakatabaye mwibuke mu mukoro nawe subscribe. Tugaruke kuri ruhande. Wibuke hari wahamagaye ninja. Wibuke ni mwene ngango. Akazi kaje gucamo neza cyane. Siga afite amafaranga. Yajangaha my friends mwitondera abana b'abakobwa. Umukobwa ahangaha nukuza yaguhobera ibihumbi 20 bikaba biragiye. Bamanza bamutera utudoma ahangaha. Abakobwa se shaho ngewe ntago nzizera umwana w'umukobwa. Umukobwa uramubohobera ibihumbi 50 bikagenda. Si byose? None yagutera kisi miliyoni kagenda. None mwakora wagwani. Miliyoni ni 10 zagenda. None iki gisambanga cyaje kwitamo sha. We tugire vuba vuba. We fata avansi ahangaha uzi dukora ibyo dukora. Urakaza cyane man, nibyo nababwiye sha abakobwa. Gihita kimanukira kigiye gukora akazi kose, kigiye gutumika. Nibyo nababwiye abakobwa sha. Ntacyo mvuze ariko sha utarabona zemera. Njyewe we nta kibazo dutumika dukore wagwani fast. Kisambo gita kijya gutumika. Amafaranga yacyo naguhaburamo no kwigenza wagwana. Mr. Otse. Ouais, Mr. Otse. Qu'est-ce que umeze bite se garafre? Ukaba bombi ni bamaneka. Oh my God, le job le bandi. Uribuka kakazi twari dufite ka jabande. Ndakibuka cyane. Kiriya gisambo na n'ubu akakanya ngaha. Ndakeka ahangaha twajya muri control room. Urabona iyi flash ahangaha niyo mfite amakuru ya cya gisambo. Yes, tujye muri control room abariho tubirebera. Abasore ahangaha kumbe bombi ni bamaneko murabizi cyane. Bafite flash ahangaha. Umwe muri bo yari yavumbuye amakuru aho igisambo kiri. None ahangaha reka nze bagiye kubireba muri control room. Yes, tujye kuri kamera turebe amakuru ngo byifashe bite. Basore baraje ahangaha aho bari bagiye muri control room. Ahangaha bamaze gukora wagwane niki. Amanza ahangaha aramusezera. Maze gukora niki. Abantu mukomeze mwe mwirinde. Abangaba bashaho usaba abakobwa ko baduhagurukiye. Tugaruka ahangaha.
igisambo kimaze kwitamo icyana. Baby ndasoje nonaha wakisheni. Okay sheri ndagiye. Umusazi ahangaha yaje y'umugi, wibuke avuye mu ishyamba aje kureba uwamumenyeye. Reka noneho turebe muri control room ngo byifashe bite. Ya flash irewe muginga. Le flash ile imbesio. Gira gucya turebe sha. Baje hanga muri control room, baje gukurikirana amakuru ya cya gisambo. Le belle film. Urakibona hanga dore kumba hanga barimo barakigaho neza cyane. Wibuke iki ni igice cya gatatu turimo turareba. Ndakibona neza cyane witonze. Yes, urabona hanga iki gisamba kumba hanga abasore baje kubona hari ahantu ho cyari kicaye barahabonye. Ndakeka hanga hano hanga reka nze twerekere tujye kureba kiriya gisamba ura muhanda wo kiriho. Ese ni uwuhe? Yes, ngo kiri ku muhanda wa 12. Kumba basora hangaha bagiye kukireba ku muhanda wa 12 naho babonye kiriya gisambo ho kicaye. Wibuke igisambo kiracyari gusaza imanda n'ibipango. Unagipata, unakibona. Igice cya gatatu cy'umujinya wumusazi. Halo. Kumbe sasa barakwereka ahangaha kurikira filime witonze. Kumbe abasore uko ahangaha nk'uko mubona nk'abamaneko. Ndagira ngo wumve ikibazo kibaye ahangaha. Umwe muri ba maneko kumbe akorera igisambo. Kurikira unarebe filime. Akorera igisambo, ubundi igisambo nta kuntu cyaba kiba amafaranga ngana kuriya ngo kibure gukoresha n'umumaneko n'umwe. Ntabwo byashoboka. Maneko umwe arimo aragereza amakuru, arimo arakibwira ngo cika byakomeye. Bibuke bari bakibonye ku muhanda wa 12 none ahangaha isamurabura hita uva kuri uwo muhanda ugende twarangije kumenya aho uri hita ucika. Mu bigaragara ahangaha bamwishyuye amafaranga uyu mumaneko. Kino gisambo kirategura kiravuba ucika ngo byakomeye. Reka mindure hoteli nimba iyo nari ndimo bayimenya. Wibuke hoteli cyari kiri kwitamo ibyana. Urakibona ahangaha cyahise gisohoroka, cyahise kiva muri hoteli barakirabuye ngo byakaze cika ukomeze. Musore ahangaha muramuzi cyane, yakinye muri filime bita 100% ahanganye na Sylvester Jade. Ariko amakuru ufite ahangaha Sylvester Jade agiye kugaruka muri action rebelle film. Abangabo ko bagasohotse bagiye kureba kiriya gisambo. Wibuke babonye ahantu kiri. Gisambo ko kikatisha. Wibuke bakirabuye. Umusazi uko yakavuye ishyamba akigera mu mujyi kinacyo kirimo kirava muri hoteli. Kurikira urebe filime bigiye kugenda bite. Filime ni fire, filime ni umuriro. Cya gisambo kumbe barahageze barakibura. Aho cyari kiri nahabonye none ndahageze ndakibura. Ndamushakishije ndamubura cyane. Uwo bavuga ni cya gisambo yacishene. Wibuke uyu ni maneko. None reka dupange ukuntu turi bukibone nimba gicitse. Genda bereka plani neza mbazaniye na flash iriho amakuru y'igisambo kirabacitse. Kumbe uyu nguyu ni wa maneko, ahubwo ni uri kubaneka. Kurikira urebe filime arimo arababwira ahangaha njye nabahaye amakuru yuzuye none murimo murambwira ngo igisambo kirabacitse kandi igisambo yakirabuye cyacice ni kare. Gasuranga ni kamaneko. Mugire vuba dutumike. Igisambo nta kuntu wazagifata gifite maneko, gifite na genge, kiba gihumura mon cher.
umusazi ahangaha yakomeje kwitegereza, ariko uyu muntu naho muze, kandi koko nk'uko twe tubizi byibuka nicyo cyamuteye n'umugeri sha. Kiriya kintu ntabwo aricyo cyantwariye irindazi mu mujyi, hari ntabwo aricyo cyantwariye indazi, nyamara njye ndabona aricyo, kandi koko ntabwo yibeshe nubwo ari umusazi. Igisambo ahangaha uko cyagacishene ubuke bakirabuye kirimo kiraviye umujyi, cyakubitanye n'umusazi ahangaha, kirebye inyuma kibona kiramuzi, ubuke kiramuzi, cyamutwara indazi, kimutwarira telefone. Umusazi ahangaha aragikurikirana agejya mu muhanda gicishene, umusazi nawe akijyomeka. ubuko ko ajya amafaranga y'abandi kose ntabwo byakugendekera neza. Kigeze ahangaha uzi ngo arancitse sha telefone yanjye ahangaha nongeye gutegereza, ahangaha ngenda gutegereza icyumweru kirashira, ukwezi kurashira, icyumweru kirashira n'ukwezi kigutegereje. Karitasi we biba byarajaguye, ariko disi baramuhemukiye. We bizinesi yabo nayazi, ibijya mbere nabyazi. We Mr. Hussein we bimeze bite? Barabatipu ko ari babiri ndabizeye cyane. Kiriya gisambo cy'amabuye, kiriya gisambo njye nari mfite amakuru y'uko cyaje hariya cyari kimaze mwera hoteli iminsi 2. Njye mfite amakuru ko kiriya gisambo cyari kimaze iminsi 2 muri hoteli. Wibuka uyu ni umugambanyi. Ese wibagiye ibigwi byacu nk'abamaneko. Bamaneko baba barenze mwabajene imwe tazamuhabukiraho. Kumbe bageze ahangaha bakubitana nacyo, cyari kirimo kirakwepa umusazi gikubitana n'abapolisi ahangaha. Wibuka abandi bamaneko twe turabizi. Kigeze ahangaha kirareba, turagifashe igisamba. Hari hepfo polisi, hari ahijya umusazi. Wibuka umusazi nawe yamukurikiranye. Ngehehe ndekehe koko mana yanjye, utazacikwa n'igice cya 4. Ese umwene ngango aritanga abajye kumufunga cyangwa se arakomeza umusaza amufate amukuremo ibijyo by'inkoko? Ibaze nawe byagenda bite, urahita mukora iki? Utazacikwa n'igice cya 4 rero, utazacikwa n'igice cya 4. Ese aritanga umusaza amufate cyangwa polisi? Utazacikwa n'igice cya 4. Umujinya w'umusazi utazacikwa n'igice cya 4. Umusobanuzi muranzi cyane Mega King. See you again part 4.